mw'ijuru imbere y'Imana mfite. Muraho neza inshuti bakunzi b'ikiganiro ubuzima bufite intego. Ni ikiganiro mutegurirwa mukagezwaho na Bosco Nshimiyimana, nkaba ndi umumisiyoneri mu ivugabutumwa ry'urubyiruko ruba ku mihanda. Rero gitumye dutegura ikiganiro nuko iki gitabo cyitwa ubuzima bufite intego cya Rick Warren, ariko ari wacyanditse. Ni igitabo cyagezwe mu bihugu bitandukanye, cyasobanuwe mu ndimi nyinshi cyane, ariko gifite ubutumwa bwagize umumaro muri misiyo dukora, kandi byatumye tugira umwete n'umuhate wo kugira ngo tukibagezeho mu minsi 40. Wowe ushobora kuba waragisomye cyangwa se warakizi inshuro irenga imwe, ariko rero nongeye gukumbuze kukiga, kuko ni igitabo cy'ubuzima mu by'ukuri gikenewe kugira ngo buri wese agire intego mu buzima. Abantu benshi baribuze, niyo magambo dukoresha muri ino minsi. Rero mu kwibura hari uburyo bwo kubaho ufite umurongo w'ubuzima. Abo nta handi tuwukura, ni mu ijambo ry'Imana, ariko kandi twifashishije iki gitabo tuzarushaho kubona impamvu y'ubuzima no kubaho ubuzima nyabwo, umuntu atabayeho uko yishakiye cyangwa se kuba nyamugihe ibyo nino. Rero nagira ngo tutange dusengana Imana tuzadufashe kugenda muri urugendo rw'iminsi 40 buri gitondo kuva saa 1 kugera saa 1:15. Ujye unyemerera mbere yo gutangira imirimo yawe uyu munsi ndetse no kwinjira muri ofisi yawe, tujye tuganira binyuze kuri umurongo witwa Kamera Gospel TV Show. Imana iduhane umugisha twese. Mana ishobora byose, tugushimiye uyu murongo waduhaye kugira ngo tuwugenderemo. Tugushimiye ko ari waduhaye ubuzima, kandi ko impamvu y'ubuzima ari wowe uyizi, niwe wayiremye. Waremye ubuzima kuko impamvu z'umugambi wawe mwiza, kandi ibyo tunyuramo byose n'ibyo duhura nabyo byose ubizi nk'Imana. Niwe wabiremye, ni nawe uzi uko tugomba kubinyuramo ukabiducishamo. Kubwo urugendo tugiye gufata iminsi 40 rero uzadushoboze kugira ngo twebwe n'abazatwumva bizagire umumaro mu buzima bwabo. Wari ufite icyerekezo kitasobanutse azasobanukirwe neza icyerekezo cyiza cy'ubuzima kwiye kunyuramo. Urakoze kuzabana natwe n'iminsi yose, uzashoboze abarwayi bazakire, uzashoboze abakene bazabone ibibatunga, uzashoboze buri wese mu buzima bwe azabona uko asobanukirwa n'icyerekezo cy'ubuzima bwe, hanyuma abashe kubaho anezerewe. Urakoze kubwo icyubahiro cyane n'ubuzima duhaye, byose bibe kubwa mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Ku munsi wa mbere igitabo ndagira ngo nkibereke cyitwa ubuzima bufite intego, cyanditswe na Rick Warren. Mu Kinyarwanda cyasobanuwe na Antoine Rutayisire hano mu Rwanda, ni nawe kenshi wakunze kujya kivugaho cyane. Rero nagihawe nk'impano, kandi iyo mpano nyihawe nanjye numva nagifashisha abandi. Dufite impamvu nyinshi zo kukivugaho, kuko uko cyanditswe gisobanura neza impamvu cyanditswe n'imibereho biba cyanditse muri rusange. Avuga ko kuva umuntu ataravuka mu by'ukuri yari yarateganyijwe ko azabaho. Hari hazwi isaha, hari hazwi umunota, hari hazwi impamvu n'igihe ubuzima bw'umuntu wese buzaberaho. Rero yatangiye avuga yuko hari hazwi n'isegonda yewe n'umunota igitabo umuntu azagifata mu ntoki akakibumbura, nk'uko hazwi n'umunota wowe ufunguye iyi video ugiye kujya ukurikira buri munsi. Ubu Imana izi impamvu uyifunguye. Rero yicaye avuga ko yadusengeye cyane, kandi yasengeraga n'umwanya wicayemo kugira ngo igihe cyose uzamarimo kukiga kizakugirira umumaro. Rero ushobora kujya kubugira hirya no hino wakutegereza imibabaro n'agahinda bihari, ukibaza niba ubuzima bufite intego. Ushobora kuba warigeze naho wiyemeza ko ubuzima bwawe bushobora kuba budafite impamvu, ukabubaho gusa utagira intego. Bibiliya yo itubwira yuko buri kintu cyose Imana yakiremye ifite umugambi, kuko ibintu byose bitaburaho na kimwe, ari byo mu ijuru cyangwa ari byo mu isi, biboneka n'ibitaboneka, byose byaremwe n'Imana kandi bifite impamvu.
ayo magambo tuyasanga mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Rero Imana niyo yakuremye kandi uremwa n'Imana. Igihe cyose uzaba utarasobanukirwa ibyo bintu utarabisobanukirwa neza, uzumva ubuzima bwawe butagira igisobanuro. Mbere y'uko uvuka Imana yaragutekereje kandi ikurema ibyitondeye cyane. Imana izi ibyawe byose, izi ibiri gupfa kandi izi buri gukira mu buzima bwawe, kuko yakuremye igukuye mu busa ngo uvemo umuntu w'agaciro gahoraho. Iyo n'amagambo tubona muri Zaburi 39 umurongo wa 15, waremewe kubaho iteka ryose. Ntabwo uri impanuka. Ushobora kuba warasamwe ababyeyi bawe batabyiteguye, ariko Imana yo ntabwo ariko ibiteganya. Imana ntabwo byayitunguye. Imana yatoranije abo kubyara yabitekerejeho neza, nayo yatoranije ibara ry'uruhu rwawe uzavuka ufite, ndetse n'imiterere y'umusatsi wawe, ibara ry'amaso yawe, kandi ibi byose yabiguhayemo nk'impano zikuranga n'imimerere yihariye. Nta kintu na kimwe mu bikugize ititayeho, kuko yakuremye ibigambiriye kandi gufitiye umugambi. Rero umwanditsi w'igitabo akomeza avuga ko yasuye u Rwanda nyuma ya 1994 muri jenoside, inyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, aho yasanze igihe yahamaze yabonye mo ubuzima budasanzwe, yabonye uburyo budasanzwe bwo kubaho, kandi yibaza ko Imana nayo ari yateguye kugira ngo abantu bawugire ubumwe, bongere barangwe n'ubumwe nyuma y'amarorerwa yari yaramaze kuba mu gihugu cyacu. Iki gihugu rero yavuze ko kizaba kitegerezo mu byiza, kandi ibyiza bishoboka kuba mu gihugu icyo ari cyo cyose. Kuba hariho inzira imwe rukumbi yo kugera ku mahoro n'ubumwe burambye, ni ukwinjira mu muryango w'Imana, kandi ihora yiteguye kwakiramo abantu bose, nk'uko yavuze ko azaza kubisobanura muri iki gitabo. Imana yakuremye kuko ishaka ko uba umwe mu bagize uyu muryango wayo kugeza iteka ryose. Ufite agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Isi yose n'ibyo ubona byose Imana yabiremye kugira ngo ibone aho uzajya igukundira, kandi ngo ikugire umwe mu bantu bagize umuryango wayo. Bibiliya ivuga ko Imana yaduhaye umugisha wo kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo tube abo mu muryango w'Imana. Hano ku isi umuryango w'Imana witwa itorero. Ni umuryango wakira buri wese wizeye Kristo agahabwa agakiza, bidashingiye ku bwoko cyangwa ku gihugu akomokamo. Itorero ryose ryarokotse ibitutsi by'uburyo bwinshi, gutotezwa kw'indengakamere ndetse no kutitabwaho gukabije. Nyamara mu byo nubwo rifite amakosa menshi, kubera ko twebwe turigize turi abanyabyaha, riracyari igikoresho Imana yahisemo ngo ibone uko iha isa umugisha. Bibiliya ivuga ko itorero ari ubwami budashobora kunyeganyezwa. Tubibona cyane muri Matayo, mu butumwa bwiza bwa Matayo 16. Yesu yarivugiye ati, nzubaka itorero ryanjye kandi imbaraga zose zikuzimu ntizarishobora. Imbaraga zose zikuzimu ntizarishobora. Mu yandi magambo, nta muyaga, nta mitingito, nta mazi menshi, nta tsunami, nta nzara cyangwa icyorezo bizigira binesha itorero Yesu Kristo yashinze. Niyo mpamvu tukugejejeho iki gitabo cy'ubuzima bufite intego mu Kinyarwanda. Ni ukugira ngo tukubwire urukundo rukomeye Imana igukunda n'umwanya wakugenewe. Niyo mpamvu tukugejeje iki gitabo cy'ubuzima bufite intego mu Kinyarwanda. Ni ukugira ngo nkubwire urukundo rukomeye Imana igukunda n'umwanya wakugenewe mu muryango w'Imana ariwo torero. Ibi twabikoze kubwo gukunda no gukunda Imana, kandi urukundo rw'Imana ntirujya rucika intege. Imana yakuremye ifite umugambi uhambaye, kandi Bibiliya ivuga ko Imana izaguha imbaraga zo gusohoza umuhamagaro wawe, kuko uko niko Imana ikora. Ifata abantu basanzwe ikabakoresha mu kubw'imbaraga z'umwuka wayo wera.
ku Mana nta kintu kidashoboka. Ndagusengera ngo Imana iguhe guhishurirwa intego z'ubuzima bwawe, ufite agaciro gakomeye mu maso y'Imana kandi yagushyize ku mutima wanjye. Niyo mpamvu nanezerewe cyane ko iki gitabo ubuzima bufite intego gishoboye kukugeraho mu rurimi wumva rw'Ikinyarwanda. Ubu n'amahoro Imana itanga bibane nawe. Rick Warren niwe washyizeho umukono kuri iri jambo. Ndagira ngo rero ukurikiye ikiganiro kuri Kamera Gospel TV show, nanjye nkushishikarize cyane kuzakurikira ubutumwa buri muri iki gitabo, kuko bwangira umumaro njyewe ubwanjye ku giti cyanjye n'umuryango wanjye, bukagira umumaro abandi bantu bari bafite ubuzima bugowe, bashobewe, bihebye, ariko bakongera kugira ibyiringiro. Ndagira ngo nawe uwo duteze amatwi kizakugira umumaro. Mu by'ukuri uburenganzira bwawe wo gusoma iki gitabo, ndagira ngo usabe ucyumve, ndetse nushikena no kugisoma uzakibona ahantu hatandukanye, mu librori atandukanye. Harimo librori zo kuri ku Nkuru Nziza, librori zo kuri Ligue Umuryango w'Abasoma Bibiliya mu Rwanda, yewe n'ahandi bacuruza ibitabo bitandukanye by'iyobokamana. Ndagushishikariza kugira ngo uzagire umwanya wo kumva natwe iki kiganiro, uzagikurikire buri munsi. Hanyuma nyuma y'iki kiganiro ndagusaba kugira umwanya wawe ukagerageza gusangiza abandi iki cyigisho, ndetse no kugerageza gutanga inyunganizi wumvishe ku bw'iki kiganiro. Uwiteka aduhane umugisha, ndetse aduhe twese ibyiza ko tubyifuza muri izi mpera z'uyu mwaka wa 2024 twinjira mu mwaka wa 2025. Reka tuzawinjiramo dufite umunezero n'ibyiringiro bidasaza by'uko Imana yacu yaturemye ifite impamvu ihebuje ku buzima bwacu. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza, kandi Imana ibane namwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Mana yacu, urakoze ko uri uwo kwizerwa, kandi ko ari wowe uduha ubuzima buri munsi twari dukeneye. Urakoze ku buzima bufite intego, urakoze ku bw'iyi nzira dutangije, uzadushoboze kuyibamo, uzadushoboze kudakererwa, uzadushoboze kumva neza no kumvira Umwuka Wera, uko azadushoboza gukora, uko azadushoboza gutangira ibyo waduhamagariye gukora. Tuzabikore twese tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, byantumbira mu ijuru. Ndeba y'umukiza wanjye kera yaramongereye, nuko sinzarimbuka. Warakoze mami, Uwiteka umucamanza, ambonye w'amaraso, nacira urubanza rubi, anyitukiye